nkuko abantu benshi mwagiye mubinsaba ngaho rero nimwicare hamwe mbaha ibyanyu. Abantu mwagiye mumbwira ngo filime bita Till the End of the Moon wazadukora ikiganiro abakinnyi ukatubwira imyaka yabo ndetse n'inkomoko yabo. Uyu munsi nicaye hamwe nyuma yuko tuyishyizeho akadomo iwacu mu Rwanda. Ubu ngubu ngiye kohereza inkuru irambuye iyi filime ya Till the End of the Moon abakinnyi bayikinnye n'ubuzima babanje gucamo mbere yuko batangira kwinjira muri sinema. Iyi filime bita Till the End of the Moon yakunzwe ku isi hose birenze uko bitekereza. Abantu benshi mwagiye munsa muri commenting ibyo bintu njye mbibakora kuri filime nyinshi zase zikunze gusohoka mu Rwanda. Ngaho rero mumbabare mwicare mwe murebe video yose irangire ubundi bwo musobanukirwe ibyo mwifuzaga. Nyamuneka niba uri mushyashya reka nkutse ukanda subscribe du supporting kuri YouTube channel yacu cyashya ubundi bwo twikomereza. Mureke dutangire. Muraho neza abakunzi ba sinema. Muri iki kiganiro tugiye kureba amateka ya seri ikunzwe cyane y'abashinwa yitwa Till the End of the Moon. Turavuga abakinnyi bayo b'ingenzi, imyaka yabo, aho bakomoka, ibyo bakoraga mbere yo kuba ibyamamare. Turaza kureba inkomoko y'iyi seri, umwanditsi, inkuru yayo ndetse na kampani yayiteye inkunga. Niba ukunda Chinese drama komeza urebe kugeza ku musozo iyi video. Kubazi Till the End of the Moon yasohotse muri Mata 2023. Ifite episode 40 kandi iri mu bwoko bwa fantasy, romance, wuxia na xianxi. Inkuru yayo ishingiye kuki? Inkuru yayo ishingiye ku gitabo cyitwa Hey You Genge nawe Bijubin. Iyi filime yanditswe n'umwanditsi w'umushinwa uzwi ku izina rya Tenge Lao Weizi. Inkuru yayo ivuga ku mukobwa witwa Lisusu usubira mu bihe byashize kugira ngo ahagarike Tantayijini ataraba umwami w'amadayimoni kugira ngo azakize isi. Ese ninde wanditse nk'uruhererekane? Screenplay yakozwe n'itsinda ry'abanditsi bayobowe na Hei Fang. Director wayo ni Kuku Kokuleng. Ese aka kanya ushobora kuba nawe uri kwibaza ngo nihe kampani yayikoze? Seri yakozwe na Yuku ifatanyije na Utazi Studio. Yuku ni imwe mu masosiyete akomeye akora filime na seri mu Bushinwa. Dore abakinnyi rero b'ingenzi duhita twihuta cyane. Uwa mbere bamwita Lao Yonzi, niwe wakinnye yitwa Tantayijini. Tantayijini yavutse tariki ya 28 Nyakanga mu 1988. Afite aka kanya afite imyaka 37. Yakomokeye muri Shenguda mu ntara ya Sichuan mu Bushinwa. Izina yiswe n'ababyeyi ni Lao Yi. Mbere yo gukina filime biratangaje ko uyu Tantayijini yari umubyinnyi kabuhariwe wabigize umwuga kandi yigishaga no kubyina. Ku makuru nsanzwe mfite cyase ikiganiro nigeze kuhakora twasanze papa we nawe yari umuntu nyine wigisha ibintu byo kubyina, nawe wafashije Tantayijini kwiga ibintu byo kubyina. Ku mwanya wa kabiri ku bakinnyi b'ingenzi turasanga witwa Byishi. Yakinnye yitwa Lisusu na Yeziu. Yavutse tariki ya 28 Nzeri mu 1994. Afite imyaka 31. Yakomokeye muri Shanguzu mu ntara ya Jiangsu. Izina rye nyakuri bamwita ni Bai Mengyan. Mbere yo gukina filime yakoraga nk'umunyamideli ndetse akagaragara mu mashusho y'indirimbo. Deng Wei yakinnye yitwa Xiaori. Yavutse tariki ya 23 Gashyantare mu 1995. Afite imyaka 31. Yakomotse mu Bushinwa. Mbere yo kuba umukinnyi wa filime yari yarize ibijyanye n'imbyino. Sheng Duning yakinnye yitwa Yebing Chang. Yebing Chang yavutse tariki ya 18 Ukwakira mu 1993. Uba afite imyaka 32. Yabanje kwiga engineering mbere yo kwinjira muri sinema. Aka kanya uri kwibaza ngo ese kuki Till the End of the Moon yakunzwe cyane? Yakunzwe kubera inkuru idasanzwe, imyambaro myiza, CGI nziza cyane, urukundo rwa Tantayijini na Lisusu, abakinnyi bafite ubuhanga buhambaye. Aka kanya ushobora kuribaza ngo ese izagira season 2? Kugeza ubu nta season ya kabiri iratangazwa ku mugaragaro. Umusozo, ese wowe nuwe mukinnyi wakunze muri Till the End of the Moon? Tubwire aho hasi muri comment. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro bya Chinese series.